umukobwa witwa Nshuti Divine Muheto ufite nimero 44 niwe wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022 ibyishimo bitaha mu muryango avukamo. Ni mu birori bikomeye byabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu tariki 19 Werurwe 2022 byabereye mu Ntare Conference Arena mu karere ka Gasabo i Kigali. Divine wegukanye ikamba yahigitse bagenzi be batatu bageranye mu cyiciro cya nyuma, akaba yaragaragiwe na Keza Mauritia 27 wabaye igisonga cya mbere na Kayumba Darina 25 wabaye igisonga cya kabiri. Umuvugizi wa Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda Miss Nimwiza Megan yavuze ko twishimiye ko wa munsi abantu bari bategereje wageze. Avuga ko abakobwa bose biteguye kandi ko buri kimwe cyashyizwe ku murongo. Yavuze ko ibi birori bitandukanye n'ibindi byose byigeze kubaho. Ni mwiza yavuze ko kuri iyi nshuro ari byiza ko abantu bagiye kwitabira ibirori nyuma y'igihe kubera ingamba za COVID-19 zari zakajijwe. Amakamba yatanzwe muri Miss Rwanda 2022 ni aya ngaya akurikira. Umukobwa yahize abandi mu kugira ubumenyi mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariwe Bahari Lucy nimero 3 akaba yahembwe na HT. Umukobwa yahize abandi mu irushanwa ryo gukora siporo ariwe Uwimana Marilyn akaba yahembwe $2,200,400. Umukobwa yagize igikundiro kurusha abandi cyangwa se Miss Popularity 2022 yabaye Nshuti Divine Muheto akaba ari nimero 44. Umukobwa yegukanye ikamba ry'umuco cyangwa se Miss Heritage ni Ruzindana Kelia akaba yahembwe na Bralirwa binyuze muri Primus. Umukobwa ufite umushinga urimo agashya akaba ari we Uwimana Jeannette akaba ari nimero 68. Igisonga cya kabiri akaba yabaye Kayumba Darina akaba ari yambaye nimero 25, naho igisonga cya mbere yabaye Keza Mauritia. Mu by'ukuri ni ibyishimo ku bantu bamwe na bamwe, ni ibyishimo ku bakunzi b'umukobwa bita Muheto Divine. Ni ibyishimo, navuga ko ni ibyishimo birenze kuba ibyishimo, kuko urebye irino rushanwa yararimo ryari irushanwa rikomeye cyane. Ni irushanwa rikomeye cyane kuko harimo abakobwa navuga ko basobanutse benshi. Abakobwa bari bafite ubudahangarwa, abakobwa nyine bafite ubushobozi buhambaye ku rwego rwo hejuru ku buryo guhangana nabo byari bigoye. Kuko nawe neza ukurikiye neza nk'uko byagenze, murabizi mu zindi Miss Rwanda zindi myaka itandukanye bagendaga batora abakobwa 10 bakaba aribo bahatanira finale, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko batora abakobwa 11 bitewe n'uko haje kubamo abakobwa babiri bagiye bakunda kunganya amanota cyane. Ubwo biza gutuma rero batoranyamo abakobwa 11 akaba aribo biyerekanye bitewe n'uko nyine abo babiri bagiye banganya cyane muri bootcamp. Mu yandi marushanwa ya Miss Rwanda y'imyaka agiye itandukanye, murabizi ko ubundi ubusanzwe twagendaga dukurikirana irushanwa rya Miss Rwanda turi kurikirana online, ariko uyu munsi ntabwo byigeze biba, ntabwo twigeze tubona amahirwe ahagije yo kurikurikirana. Murabizi ko ubundi twajyaga tubona amarushanwa ya Miss Rwanda ari guca ku ma social media atandukanye, ukabona finale ya Miss Rwanda ari guca nko kuri YouTube channel Miss Rwanda live, ariko uyu munsi ntabwo byabaye ndetse ntabwo twigeze tubasha kuba twakurikirana neza. Ariko byari bizwi neza ko iryo rushanwa ryari guca kuri website yitwa www.watch.rw. ubwo nyine hari uburyo byari byapanzwemo, ariyo mpamvu mubona ko iri rushanwa rya Nyampinga ritigeze riba trend cyane kuri social media cyane. Ariko nyuma yo kumenya igisubizo murabona ko ibintu bimeze neza, n'ubundi bihise bimenyekana, byose bigiye hanze. Miss wacu Miss Muheto akaba yegukanye ikamba, kari n'umukobwa rushyigikiwe na benshi, n'umukobwa wakunzwe na benshi, dore ko yaje no kuba Miss Popularity koko yarabikwiye, kuko yari mu bakobwa bagiye bamenyekana cyane muri irushanwa. Byagiye bisobanurwa mbere ko burya umukobwa kugira ngo abe Miss Popularity, kuba Miss Popularity bivuga umukobwa waje akahita amenyekana cyane kandi atarasanzwe azwi, bitandukanye n'uko waba usanzwe uzwi, tuvuge wari usanzwe uri muri showbiz ukora ibintu bigiye bitandukanye, uri umuhanzi cyangwa ukora ibintu bigiye bitandukanye usanzwe uzwi, ukaza muri Miss Rwanda ukaba trend, bikaba byarangira ubaye Miss Popularity. Ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo Miss Popularity aba umukobwa waje mu irushanwa atarasanzwe azwi akamenyekana kubera irushanwa. Uyu Miss Rwanda Muheto Divine ubwo yaje kuba posted kuri Instagram ya Miss Rwanda,
abantu benshi bagiye batandukanye bagiye batera comments zigiye zitandukanye. Hari abagiye bavuga bati she really deserve it bambe, abandi ati congratulations, abandi ati may God lead Miss Muheto congrats, abandi bajaga bavuga ko congratulating Darina, abandi ati Muheto wari ubikwiye kabisa. Urabona ko hano muri comment nta mutima mubi uhari, kandi musanzwe mubizi ko ubundi akenshi abanyampinga batorwaga iyo babaga posted kuri social media zigiye zitandukanye, abantu bazaga bitera comment z'ibitutsi gusa. Ariko urabona ko uyu mukobwa arashyigikiwe rwose, uyu mukobwa arashyigikiwe kabisa. Miss Muheto arashyigikiwe ku rwego rwo hejuru, ahubwo nibyo kwishimira. Ntekereza ko nawe yabyishimiye kuba atarimo ararwanwa cyane. Murabizi ko ubundi izindi Miss abantu benshi babaga bari kurwanwa nyine bitewe n'uko nyine, yego murabizi ko abantu ntabwo bafata kimwe, abantu bari gufana ahantu hatandukanye, ariko sinzi impamvu uyu mukobwa we uri kubona ko abantu benshi batari kumurwanya kabisa. Bishatse kuvuga ko yari agikwiriye, bishatse kuvuga ko iki gikombe yari agikwiriye kabisa. Njye nta kintu navuga uretse gukomeza kumubwira congratulations Miss wacu, Miss Muheto, komeza ujya imbere, ibyiza biri imbere kabisa. Nta kintu navuga, kandi njye mpora nibutsa wowe mukunzi wacu gukurikirana Slim Jesus Entertainment, ntukazajye ujya kure ya YouTube channel yacu, kandi mwibutse gukora subscribe, usharing ibikorwa byacu. Ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho, kandi abantu bari baratuze muri aka kanya turagarutse kubahereza icyo bita showbiz, amakuru ari muri showbiz, amakuru yose ari kuba trend. Nta handi muzongera kuyabariza atari kuri Slim Jesus Entertainment. Reka mbweti we kuyoba, we kujya kure. Ubu ngubu ibintu ni show, nta mikino kabisa. Ni fire dutwika, dukomeza dutwika, nta mikino. Kandi guys, singiye kure, kandi reka nongere kandi nshimire abakunzi bacu mudahwema kudukurikirana, abagenda dusapotinga mu bikorwa byacu bya buri munsi. kandi nongeremo congratulations abakobwa bacu begukanye amakamba agiye atandukanye, kandi ndanihanganisha abatabashije kwegukana amakamba. Bibaho, kandi ni ibintu bizagumya kubaho, kuko bavuga ko ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Niyo mpamvu rero muri aka kanya birangiye tubonye Miss wacu Miss Muheto ndetse n'ibisonga bye bibiri, ndetse tukabona n'abandi bakobwa bagiye batandukanye bagiye begukana amakamba akomeye. Kandi mbere yuko ngenda, reka ngende mbabwira tumwe mu dukoryo twagiye turanga iyi Miss Rwanda 2022. Tumwe mu dukoryo nagiye nubabwira, hari ukuba uyu munsi batoranyijemo abantu 11, hari ukuba hari abahanzi bagiye batandukanye bagize performance kuri stage, bagakora performance nziza. Dore ko uyu munsi Miss Rwanda yabaye hari n'ikindi gitaramo kiri kuba cyo bita YCE, cyari kiri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko byari ibirori bibiri byari biri kuba hano mu Rwanda, ariko biri kubera ahantu hatandukanye, aho abantu bari challenged bavuga ati se ninde uri kurikirwe cyane, se ni ikihe kiri burebwe cyane, ni ikihe kiri burebwe cyane. Ariko nyine nk'uko bisanzwe bizwi, burya buri muntu wese agira icyo akunda, kandi burya biranashoboka ko ushobora no gukurikirana ibintu bibiri byose icyarimwe, ukaba wiberekwa mu kirori cya Ishkevin, uri no kureba kino kirori cya Miss Rwanda. Abahanzi bagiye batandukanye rero bari bicaye bari gukurikirana bino bitaramo, bari kwirebera Miss Rwanda. Dore ko Miss Rwanda ubundi ari nkacyo kirori ntabwo kiri international, gikurikirwa n'abantu benshi. Si abahanzi gusa bari kukireba n'abantu benshi bo muri showbiz, muri industry entertainment. Nyuma yo Miss Rwanda amajije kumenyekana, bagiye bapostinga amafoto avuga ati congratulations Muheto wacu. Ni ibyishimo kandi by'indengakamere ku mukobwa wacu kabisa. Reka vuge ni congratulations. Ciao. Kora subscribe kuri Slim Jesus Entertainment, dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.